challenge mpura nayo ya mbere nuko ndi umukobwa kuko hari umuntu nyine utizera ko umukobwa yamukorera akazi neza. Papa yaraziranye na musenyeri, mbonye ukuntu yubashywe, mbonye ukuntu ameze, ndavuga nti nzaba musenyeri, mpavuga nti musenyeri nibyo byanjye. Isimbi Kamanda Promesse n'umukobwa wanjye ndamushyigikira, byanze bikunze namushyigikira, keka ko ari ibintu bibi ababyeyi badashyigikira abana babo mu byo bifuza. Byiza ndongeraho ngo byiza n'ugukuza. Ndakanyogosho kanje. Nitwaye Isimbi Kamanda Assumpta, niyo mazina aba mu ndangamuntu, ariko nyine kubera ukuntu navutse itariki nziza, navutse kuri anniversaire y'ubukwe bwa papa na mama, donc ahantu bahanye amasezerano nkura banyita mu rugo Promesse ari Agasyono, gusa ndarikunda ryarafasha ahantu hose. Abantu rero benshi baba bazi ko nitwa Promesse Kamanda, gusa ayandi bayamenyeyo mbohereje mobile money. Mu rugo twavutse turi abana batanu, umwe wo nkurikira yitaba Imana muri Jenoside, ubu turi bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Muzehe papa yitabye Imana muri 2015, mama nyine neza twibanira hano mu rugo. Kamanda Promesse ni umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi w'umufotographe, niko kazi nkora, niyo mirimo yanjye, gusa hari utundi twivangamo bitewe n'ukuntu nyine tumpereza fan nk'utuntu twa TikTok tuzamo hagati. Nkunda ingabo dindi dindi, nkunda ingabo, nkunda u Rwanda rwacu, nkunda abanyamakuru batwamamariza ibi byose bakabimenya tukamenyekana. Ariko ubusanzwe nyine ndi umufotographe umukobwa. Nari umunyeshuri mwiza, niga neza nta ribi, nkaba ntari umuhanga wo kurata, ariko ntari n'umuswa wo kujugunya. Nari ndaho nyine ntacyo ntwaye, uri umwana warwaza ugasunika nkarangiza primaire nk'uko byagenze na secondaire kazaho. Nyirangiza secondaire muri Saint Joseph, icyo gihe kiri hagati nyine kuva mu kwa 11 tuvuye muri Exeter kugera mu kwa 5, nakundaga kujya kureba inshuti yanjye Nganji yo mu producer kuri studio ye ari ya Kicukiro, nkajya kumureba kuko muri secondaire twari tuziranye, aza kuducurangira tukaririmba, nkajya kumurana numva nzaba umuhanzi. Icyo gihe nari ndi determine kabisa, nkajyayo najya kuri studio ye nkahura n'aba Bushari aba Bitre, ari n'indirimbo ntazi naho ziba twarecordingaga, ari nk'indirimbo ya Bushari arapamo nkaza kuririmba akakarasike cyangwa Bitre, ni nkaho twamenyaniye. Yari crew nini irimo nandi twaba Pokatsa, nabo baracyaririmba nuko wenda bo tutabazi cyane nka bariya, ariko bose n'abantu nzi kera. Iyo mbonye ukuntu bashininga mba numva ari njye uri gushininga. Ikintu nkundira photography, uvuga ibikurimo, donc ikintu ubonye n'amaso yawe ugakenera kukigaragaza urabikora. Icyo nicyo cya mbere nyine nyikunda mbere na mbere mu buryo buri artistique, kuko nta nubwo ndi umuntu ukunda gufotora abantu. Buriya nuko abantu ari bo baguha ibiraka ukinjizamo amafaranga, ariko mbaye nyine mfite ubushobozi bwo kwikorera ibyanjye ndi bubona ayo mafaranga, najya mfotora landscapes gusa, nkerekana nyine ubwiza bw'igihugu, utuntu nk'utwo. Ikindi nkundira photography, utanga inkuru yawe utavuze, ushobora kugeza ubutumwa bwawe aho ushaka utigize uvuga, utavunitse, juste kuko wabitanze mu ifoto, ifoto ikaba irimo details zose. Ikindi nyikundira nyine photography nuko impemba ni nacyo ahubwo cya danje. Yari ndi umwana, mama yari afite agakamera, za kamera bashyiramo filme ugafotora, yahoraga yadufoto yagiye guhanaguza, ukabuzi yuko ukoze kuri filme ye ari ibibazo.
njye rero narenze kuri filime mfata kamera nyine ndi kwikinisha bimwe by'abana nikubita hasi irameneka irapfa irekera gukora nyuma twari dufite n'umukozi utarabimenye ko yapfuye agiye kugenda arayiba yarapfuye ntacyo byangije gusa nari narijeje mama ko ninkura byandi umwana atanga amapromese nyine ku mubyeyi ninkura ngewe amafaranga ya mbere nzakorera nzahita nkwishyura kamera yawe bon n'ubu ntabwo birankundira ariko nyine nageze aho nagera nk'ahantu hari kamera nahura n'umuntu ufite kamera nkumva namutira nkafotora irigana n'igihe nigize kuza muri shoot ya 1K kera kabisa n'umugabo witwa David na mwana wantije kamera nkifotorera arayimpa ndafotora akajya nambwira ngo biraho ejo ndi nawe maje numva ntabyibuka gusa nyine iyo umuntu yambwira ngo biraho numvaga ko yanze kunca intege nkavuga reka nkomeze mpushinge hari abantu benshi twari turi kumwe muri icyo gihe nabo babishaka gusa nyine nkabibona ko bagenda bacika intege bakabireka nkavuga iki kintu rero gitumye ntari kubirekura ngo bigende icyo cyatuma ntayivamo nyine photography so nakomeje nyikora ngeze aho ngaho nyine nyigiramo n'amahirwe ntangira gukora neza nubwo nta hantu na hamwe nyine nigize nyiga ubundi challenge mpura nayo ya mbere nuko ndi umukobwa kuko hari umuntu nyine utizera ko umukobwa yamukorera akazi neza hari umuntu utumva yuko umukobwa se ni umunebwe umukobwa ntabwo ari bubashe guterura amaterepiye ibirensi biremereye ngo ajye mu kazi gusa still nzi ko ikintu ukunze ntabwo ushobora kukireka kubera ko udafite izo mbaraga cyangwa iki aho gukora ibishoboka ukabona imbaraga zigufasha ibyo bintu buriya washaka n'umuntu ubigufasha so challenge ya mbere ni iyo yo kumva ngo umuntu ni umunyantege nkeya ntuhite umwizera ako kanya iyindi challenge izamo ni uko ntabwo nayize photography igihe cyose ngize ahantu njya bibaye nk'aho ari ubwa mbere ngiye kubikorera aho hantu runaka mara nk'icyumweru meze nk'uwihugura nkoresha YouTube mbaza ibyo numva ntasobanukiwe yani nk'uko nguko hari ahantu ngera umuntu wenda ari nko muri restaurant runaka najyanye n'abashuti banjye agahita aza akansuhuza bite ni byiza ati nkunda ibintu ukora nkunda utuvidewo twawe nkunda ukuntu ukunda akazi kawe muze kureka muze kunyemerera iyi bill yawe n'abashuti bawe nyishyure kandi ubwo wenda bikanahura nuko nanjye amafaranga nayo mfite yo kuza gushyiraho kuri iyo bill ari nk'amafaranga uba uvuga uti ndasigaranaho igihumbi cy'itike uwo muntu nyine abagusevinze byatari abagufashije ariko ikintu nyine feeling bimpereza nuko nyine nkafata nk'akantu kamwe ko kubana neza kuko nyine nashoboraga kuba nkora utwo du TikTok abantu bakadukunda ariko nahura nabo ntitwara ukundi kuntu cyangwa ukaba usanga mfata amafoto meza nkunda akazi kanjye ariko wenda iyo mpuye n'umukiriya nigira nk'uwapinze n'iki so ikintu nyine bimpereza ndiga ndishima numva ko abantu baranzi ni byiza kandi ntago banzi nabi ariko noneho bikanampereza imbaraga zo kuvuga ngo komeza ube umuntu mwiza nyine komeza ube umuntu abantu bishimiye abantu bahura nawe bakaba bumva bibahuye n'umuntu bashaka guhura nawe wenda n'abantu bo muri famiye bamwe najyaga mvuga ngo nzaba umudepite rimwe tujya gusura mukuru wanjye yiga mu by'Imana papa yarazinanye na musenyeri tugiye kureba musenyeri mbonye ukuntu yubashywe mbonye ukuntu ameze ndavuga nti nzaba musenyeri mpava avuga nti musenyeri nibyo byanjye ariko nyine maze gukura mvuye nko muri primaire ngiye muri secondaire ho numvaga ibyanjye nintakora umuziki nzaba umunyamakuru nabikundaga nyine cyane ku buryo numvaga narinze secondaire numva nzaba umunyamakuru but still ntabwo mbiri kure kuko photography nyine ni ugutanga amakuru n'ubundi umunsi wambabaje rero ni umunsi papa yitaye Imana nari ndi hano mu rugo nari nsanzwe njya kumusura kuri Faisal nyine amasaha yo gusura barangije bampamagara amasaha atari yo gusura ngira akantu kakoba ariko ndavuga nti ushobora kuba ari nk'akantu bashaka kuntuma nko kuri farumasi hanze aho katari kwa muganga
ari nkacyo bashaka kuntuma, bikaba bitumye bampamagara mbere y'uko amasaha yo gusura agera. Ndagenda ngezeyo banshyira ahantu ku ruhande, nkabona amasanzu abantu bose bo mu rugo, birancanga. Igihe nkitegereje ko bantumaho baratureka ngo twinjiye, nkabona papa noneho na twa tuntu tw'utumuvuma duto yakoraga ntatwo. Rero uwo munsi nyine batubwiye ko yitabye Imana. Ikintu cya mbere nakoze nahise njya muri chapelle ya kuri Faisal, njya nko gusaba imbaraga zo kubasha kubyakira. None ikintu cyambabaje, naragarutse nsanga aracyacometseho amaserumu n'ibiki yapfuye. Si ibintu bimaze, ibintu byo kuba muri kumuvura iki ko yagiye. Nyine ako kantu buri gihe niko kangarukamo kurusha ibindi bintu. Photography rero mu Rwanda nk'igihe nayinjiyemo yarimo abantu bake, cyangwa se n'abake bari barimo ntabwo bakoraga cyane. Gusa ndabizi ko bari bahari, ariko uyu munsi nyine ikintu mbona kirenze bamaze kugeraho, nta muntu utazi gukoresha social media. Buri muntu nyine arakora akazi ke akagasharinga, ukabasha kumenya uyu muntu akora iki, arusha iki abandi. Kandi ibyo bintu nyine nibyo bizamura n'iterambere rya photography mu Rwanda n'ahantu hariho hose. Nkunda kubyina n'iki, ariko noneho mu byo nikundaho ngewe, ariko no umuntu aba avuga ati uriya mwana abyina neza, uriya mwana akina neza, afotora neza, ariko ngewe icyo nzi nikundaho ndakanyogosho kanjye. Hari igihe mama ajya ambwira ati ariko uzi ko haciye nk'umwaka wogoshe cyangwa ibiri watangiye ugatereka ugahindura look, ariko nyine muri look zose naba naratunze ukuntu niyogoshesha ndabikunda. Nyine ikintu cya mbere mbikundira, mba numva nsa neza. Kandi kana abantu bashobora kuba batazi mu mpano, nuko sinzi niba ari impano cyangwa narabikinishije nkabigwaho. Gusa mba numva ndimo umunyabugeni ko turimo tw'amaboko se ntacyo twantwara, ko hari nk'utu tuntu nyine na mama yatuguze ari ibibaho gusa bitarimo ikintu na kimwe, nongeramo amaso, nongeraho amenyo. Uw'umugore ndabimenya mushushanyirizaho ingohe z'abagore zimeze nk'izepiye, uw'umugabo mushyiraho ziteye uko zishakiye, mushyiraho akazero fote ka danje, mukubita amenyo, mubita iki, noneho mba nashyiremo n'utuntu tw'utunyinya tumeze neza cyane. Ubwo rero ukabonye ukabona n'ahantu kari kureba, tuvuga uti uyu muntu yose ashushanyije ntibyakanga. Ni ukubwiye ngo ushushanye bitapfa gukunda, ariko utwo tuntu rwose natwo ubanza ninzahura natwo nzadukora. Bwa mbere ngaragaza ko nshaka ibintu byo gufotora, ukuntu wenda nka famiye yabyakiriye, icyo gihe ni mama wenyine wari uhari, umubyeyi yari yaritabye Imana. Ariko mama ikintu cya mbere nzi yagendeyeho ni uko support yose nashakaga kwa papa cyangwa ikintu cyose namubwiraga yakinshyigikiragamo. Arangije mwereka nyine ukuntu ngiye kubikora, ukuntu ngiye gutangira gufotora, akambaza ati ubuntu ubona uzabibasha n'iki. Nyine byatangiye ari ibintu bisa nk'ibigoranyemo, kuko nyine aka kazi dukora hari ubwo kabamo amajoro, gutinda aho ugiye gufotora mu gitaramo, kuba narara nko muri Envision ndi kweditinga, kandi byose akagerageza akabyumva. Hari aho bimugora nyine akambwira ati none aka kazi kareke, ariko still nyine akabona yuko ndabikunze kandi ni umubyeyi. Noneho mama ntago ameze nk'ababyeyi ba kera. Isimbi Kamanda Promesse ni umukobwa wanjye, ndamushyigikira byanze bikunze, namushyigikira. Keka akora ibintu bibi. Byiruka nanjye natangiye gukina ibintu by'amateatire nkiri nkumi, umukobwa mutoya, nkora kwa muganga cyangwa na mbere nkiri mu ishuri. Hanyuma mama ntiyambujije, icyo gihe yarakiriho. Yapfaga kumva nyine ko ndi kumwe na kompanyi nziza. Yangaga icyo mwita ikigare ubu ngubu, yangaga ikigare kibi gusa. Inama nahereza urubyiruko muri rusange ni uko nyine gukora ari byiza. Gukora ni byiza. Noneho njye mfite example nyinshi z'uko iyo umuntu akoze icyo akunze biruta gukora icyo bandi bagushyizemo. So ikintu ukunze wicika intege ko utarabona resources, utarabona iyo kapitale yo kwiyinjizamo n'iki.
haba hari ahantu hari abantu bafasha abantu. Ubu ngiye hari abantu baba banyandikira kuri Instagram akambwira ati nkunda gufotora, nzakora iki, ati ndi umukobwa sindagira iki. Nyine gukora ni byiza, kandi iyo ukoze icyo ukunze bibamo umugisha kurusha iyo wihatira mu bintu udashaka cyane. Promesse sinari kumubuza gukina filime, yarakinnye muri za Virunga, yarakinnye table tennis, yakinnye sinabyibuka ni byinshi, yakinnye n'agapira yabaye rutahizamu. Ababyeyi badashyigikira abana babo mu byo bifuza byiza, ndongeraho ngo byiza ni ugukosa, kuko ni nko kubuza uwihaye Imana wikora vocation yawe. Ni umuhamagaro, ni destin cyangwa ni impano, ni karemano. Iki kintu kimujemo agomba kugikora kiza, nk'iyo mirimo, gufotora, gucuranga, kuririmba. Yigeze no kuririmba basinzi niba yarabibabwiye, kandi naramuherekeje muri Royal TV ari no bakoze amakonkuru. Ababyeyi rero badashyigikira abana babo bakabayobora mu nzira bo bashaka, barabangiza. Kuko umuntu wese ukora ikintu atagishaka ntabwo kigera ku kintu kizima. N'umwana w'umwati gihe nakundaga math physique, nakundaga biochimie, ati wacu wanjyana kwiga sociologie n'ibyo by'amashuri, ati none sociologie simbishaka. Ukabona wamutesheje ibyo yiyumvagamo. Witesha umwana rero ibyo yiyumvamo. Umubyeyi mugenzi wanjye nagushishikariza ahubwo kuyobora umwana mu byo ashaka, ukamwita ariko ubigenje gutya muri biriya wahisemo ushyizemo n'aka nikaba keza kurushaho, witwayemo utya ntibyaba byiza kurushaho. Ukagenda umuyobora iyo hari icyo uzi. Ubwo ndavuga ku babyeyi bize. N'ababyeyi batize rero nibareke nyine abana bihitiremo, kuko icyo umuntu ahitanyemo umutima we biramufasha kugera ku byo yifuje. Ababyeyi ntibafasha abana ahubwo muri iyo mihamagaro yabo, muri iyo destin yabo.